rimwe nta nubwo nigeze nandikirwa urwandiko na rimwe rw'uko nkora nabi. Nta n'urwandiko mu buzima bwanjye nigeze rwo kunyihanangiriza. Muri iyi myaka 50 ningahe maze nkorera igihugu sinigeze nihanangirizwa ko nakora neza. Ngira nti ingenga bitekerezo ya jenoside tuyirandurane n'imizi yayo yose, tuyitwike ishye ikongoke ubuziraherezo, maze tugira amahoro, ubworoherane, ubumwe n'ubwiyunge, amashyingo kacika. Urakoze cyane, ibyo uvuze ni byinshi, ko kuvuze ko mfite amatitre menshi nibyo, ibyo navuzeho byumvuzeho nibyo, wenda ko ntemeranya nawe ndakosoraho. Ni hahandi uvuze ko nari ingoma nyinshi, ngira ngo iryo jambo abantu bakunda kuryibeshyaho. Burya nta muntu urye ingoma. Iyo uriye ingoma igukura amenyo. Urugero nuko baguha gucunga ibya rubanda ukabirigisa. Iyo bagufashe ngira ngo uzi aho bakwerekeza. Ikindi ni ukurya ruswa. Iyo bagufashe bagufatira ibihano, ibyo niko kugukura amenyo. Uba wari ingoma. Ariko ngewe ahubwo nakoreye ingoma nyinshi. Nta nubwo ari nyinshi, nakoreye ingoma 3. Cyangwa nakoranye n'ingoma 3. Nibyo byavugika neza. Ejo hatazagira ugira ngo azanyigana ry'ingoma bakamukura amenyo. Kandi ngewe amenyo ndayasazanye. Ni ukuvuga ko ntari ingoma, ahubwo nakoranye n'ingoma 3. Ngendo umunyarwanda urya ibiryo byose, ariko rero ibyo narya byose ntabwo bigomba kuburamo imboga, ibyatsi, imboga nyarwatsi, iruhande n'imbuto. Ariko ibindi ibijumba ndabirya, ibirayi ndabirya, amashaza, bishyimbo. Icyo kora ikindi ntarya byatewe ni inyama z'ihene n'inka, kubera ko naje kubanza naraziriye cyane. Naje kurwara indwara bita gute ya proteine nyinshi, noneho muganga ngira inama yo kwizireka. Hashize imyaka 20. Hashize imyaka hafi na 40 nazirya. Ariko inkoko ndazirya, inkwavu ndazirya, n'amafi ndarya. Nta kibazo. Mu by'ukuri ngewe ndi umuntu usengera ku rusengero ngezeho urwo ari rwo rwose. Kubera iki? Kubera ko nabaye umuyobozi uzira ivangura. Ngera mu baporoso nkaba nasenga, mu badivandisi nkaba nasenga, mu bayisilamu nkaba nasenga. Mu bayisilamu ahubwo mu bayisilamu banyita Yusufu. Abasilamu bo mu Ruhengeri banyise Yusufu. Ngasenga hose. Ariko nabatirijwe muri Kiliziya Gatolika. Ndi n'umukristo wa Kiliziya Gatolika. Ndi n'umukristo wemera wa Kiliziya Gatolika. Wemera. Ndi n'umukristo ufite ibitangaza byinshi mbona nakorewe, ariko muri Kiliziya Gatolika. Mu by'ukuri amadini yose ndayubaha nkaya agaciro, ariko nayo azi neza ko nabatirijwe muri Kiliziya Gatolika kandi ko no mu Kristo
wa Kiliziya Gatolika. Navukiye mu karere ka Burera mu mpera z'umwaka wa 1946. Niga amashuri abanza aho ngaho iwacu ku mashuri abanza ya Kigeyo, nyakomereza mu cyo bitaga interna, abanyeshuri bigaga bacumbitse badataha iwabo muri misiyoni ya Nemba ariyo paruwasi ubu ngubu. Icyo gihe yitwaga paruwasi, yitwaga misiyoni, ubu ni paruwasi. Nyakomereza mu ishuri nderabarezi rya Musanze. Buriya kera Musanze hahoze ishuri nderabarezi. Nza kuyasozereza mu ishuri nderabarezi rya Byumba muri Institut Marie Mediatrice mu mpera za 1966. Ndangiza mfite diplome y'inderabarezi. Niyo mashuri nize. Ubwo rero noneho maze kubona diplome y'inderabarezi nagiye kuba umurezi iwacu. Pardon. Aho ngaho Ikigeyo, aho nize ni naho nigishije. Ariko n'igihe nari umunyeshuri hamwe na bagenzi banjye muri primaire aho ngaho Ikigeyo, n'ubundi nigishaga bagenzi banjye igihe mwarimu yabaga yasibye cyangwa yarwaye. Ndahigisha, nigisha neza. Abanyeshuri benshi baratsinda, bari bamaze imyaka badatsinda. Noneho muri 1968 abaturage b'iwacu, uhereye ku babyeyi nigishirizaga abana, bansaba kwiyamamariza kuba umujyanama wa komine icyo gihe. Bati tuzagutora, tuzanakwamamaza, wenda uzigumiraho, ntuzakore kampanye, twebwe tuzabikora. Niko byagenze. Nuko nije muri politiki muri 1968 ntorerwa kuba umujyanama wa komine. Ariko ubwo nari n'umurezi komine ya Nyamugari. Ku ishuri nabwo nari umurezi, ariko nkaba n'umukuru w'abarimu b'icyo kigo. Mbaye umwarimu, umurezi, mbaye umukuru w'abarimu, mbaye n'umujyanama wa komine. Muri 1969 bansangamo ubushobozi bwo kuyobora. Bangira umuyobozi w'amashuri mu makomine abiri yitwaga icyo gihe komine Cyeru na komine Nyamugari. Nyayobora umwaka wose. Barongera baranshima, banshyira mu rundi rwego rwo kuba umukozi mukuru w'abakozi ba prefecture ya Kibungo mu mwaka w'1970. Ubwo mbagiye mu buyobozi bwa za prefecture nyo. Sinzi niba nakomeza mu magambo make. Ubwo nza kwimurirwa Ibyumba mba sous-prefet muri 1972. Nimurirwa mu Ruhengeri ndi sous-prefet wa prefecture. Habyarimana yaje gukuraho Kayibanda ndi sous-prefet wa prefecture ya Ruhengeri muri 1973. Amaze gukora coup d'etat avanyeho Kayibanda, ubutegetsi buhabwa abakuru b'ingabo, abasivili. Twebwe abategetsi bwa prefecture bwose turicara, ariko tunategereje ko wenda ashobora no kuba ibindi byakurikira. Iyo ubutegetsi bwahindutse nta kidashoboka. Kubw'amahirwe nyuma y'ibyumweru bibiri
batangaza ko ubutegetsi bwa za prefecture busubiyeho, ubutegetsi bw'abasivili muri bake basubijweho, naje muri bo. Noneho bahita banyohereza kuba sous-préfet wa prefecture ya Gisenyi. Ku Gisenyi ntabwo nahamaze igihe kirekire, mu mpera za 73 banyohereje kuba sous-préfet wa prefecture ya Gitarama. Ubwo narahabaye mu mpera za 74 nibwo bashyizeho za sous-préfecture za mbere mu rwego rwo kwegereza abayobozi, bwo kwegereza abaturage ubuyobozi. Bashyiraho sous-préfecture enye ya Kabaya muri Gisenyi, ya Bugesera muri Kigali, ya Rwamagana muri Kibungo, n'iya Gatsibo muri Byumba. Nje banshinga kujya kuyabura sous-préfecture ya Gatsibo muri Byumba. Nayiboye imyaka 6. Barahamvana bansubiza ku Gisenyi, ariko noneho muri sous-préfecture ya Kabaya. Naho ndahaba mu mpera nagiye ubwo nimuriweyo mu 1980. Bigeze mu mpera z'1983 ndi sous-préfet ku Kabaya, banyimurira muri sous-préfecture ya Ndiza muri prefecture ya Gitarama. Ariko aho ngaho nahise mfata icyemezo cyo kujya kwiyamamaza ngo mbe umudepite. Niyamamaje mu kwezi kwa 12 83. Niyamamaza muri prefecture ya Ruhengeri navukagamo. Noneho mu mpera za 83 ntorerwa kuba umudepite muri prefecture ya Ruhengeri. Ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa mbere muri 84 nibwo narahiriye kwinjira mu nteko ishinga amategeko bitaga CND. Icyo gihe manda yari imyaka 5 ndayirangiza n'umudepite. Muri 88 manda yari irangiye, ndongera ndiyamamaza. Nabwo ndatorwa, ariko ntorwa biruhanije cyane bitewe nuko abayobozi cyane abaministre bari muri prefecture ya Ruhengeri babonaga mbarusha amajwi menshi cyane, bararakara. Noneho batangira kwisonga hari wari ministre Nzirorera Joseph. Nzirorera rero Joseph yari ministre ukomeye cyane kandi wigerera kwa President Habyarimana. Akababazwa nuko aho ngenda hose bampa amashyi n'impundu kumurusha. Noneho niko gutangira gushaka benshi bamufasha no gukora propaganda hose mu gihugu ko yemerende yamvanye kuri liste ko batagomba kuntora. Kuvuga mu gihugu nuko n'abantu aho babaga bari hose batoreraga prefecture zabo amajwi akoherezwa. Ubwo rero niyo ntambara narwanye, nge sinanavuga ko nayirwanye, yarwanywe n'abaturage. Naho kubwanye ntabwo najya kwishobora. Abaturage baratsinda, abari nge batsindira, ntorerwa kuba umudepite mu mpera za 83. n'umunani. Ubwo rero nanone ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa mbere muri 89 ndongera kurahirira kuba umudepite muri CND, ayo yari inteko ishinga amategeko. Iyo manda yacu niyo yahuye n'intambara yo kuboza igihugu. Noneho twanagombaga no kuvaho
mu mpera za 1993 hagiyeho guverinoma yaguye harimo na FPR inkotanyi. Iyo guverinoma ni itarashoboye kujyaho, noneho jenoside ibirabaye, manda yacu irangira ityo, nanjye irangira aho ngaho. Naje rero kongera kugaruka muri politiki muri 1997 ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 4 1997 ubwo FPR inkotanyi na leta y'ubumwe bw'abanyarwanda bampamagariye kuba prefe wa prefecture ya Ruhengeri, zisuzuma zirebe uko umuntu yitwaye muri ibyo bihe bya jenoside yakorewe abatutsi no mu myitwarire ye mbere ya jenoside. Izo nzego zose maze kuzinyuramo bisa n'ibyakemutse mu mpera hagati y'umwaka wa 1995. Bimaze gukemuka, inzego za FPR inkotanyi, inzego za leta y'ubumwe bw'abanyarwanda zimaze kugenzura neza, mpabwa uburenganzira bwanjye nk'abandi banyarwanda. Noneho nishakira icyo gukora, icyo gukora icyo gihe ni nkubwira ibyo nakoze biragusiza, ariko mpara mbivuga. Icyo gihe nacuruje ingunguru mu Gakinjiro, nizo zambeshejeho kugeza mpamagariwe kujya kuba prefe wa prefecture ya Ruhengeri. Aka Gakinjiro ubona hepfo hano ka Kigali. Bariya n'abafana banjye twarakoranye incuruza ingunguru. Munyarukiraho rimwe na rimwe mukabasuhuza? Nkabasuhuza rwose. Ntabwo byabaye kuri telefone, yego, ariko byavuzwe nyuma y'inama ya kabineti yateranye icyo gihe. Noneho itangazo rinyura kuri radio Rwanda ko prefecture ya Ruhengeri ibonye umuprefe mushya, cyane cyane ko n'uwari uhari yari amaze iminsi ahagaritswe by'agateganyo. Bavuze prefe mushya bavuga Rucagu Boniface, ndabyumva, ariko nyine kubyemera birangora. Ndabyemera nshingiye kuki ko baba bashingiye kuki ngo bangire prefe, ko ntabonye umwanya uhagije wo gukorana na FPR inkotanyi ngo none binzi neza cyane. Mpitamo kutabyumva, gukeka ko atari njye, cyane cyane ko muri icyo gihe hari na famiye na n'ubu iravugwa yitwa Bucagu. Nkagira rero ngo n'umwe muri iyo famiye. Maze icyumweru rero cyangwa ibyumweru bibiri ngira ngo nibwo nabonye abasirikare baje mu rugo baza kumbaza batari ko kutagiye ku kazi. Ndabwira ni nkavuyeho, batukavuyeho he? Ni mu Gakinjiro, ni kuko ncuruza ingunguru. Barambwira batari ko ibyo turavugana ibikomeye ntubifate nko gutebya. Ati turakubaza kutagiye mu Ruhengeri ese gukora iki? Batese ntabwo wigeze wumva ko Ruhengeri bayihaye umuprefe mushya? Narabyumvise kutagiye. Ntabwo nakeka ko ari nje, naketse ko ari umwe muri ya famiye Bucagu. Batese si wowe wabaye depite muri leta ya Habyarimana? Ni ngewe. Bati ni wewe rero wavuzwe, itegure, ntabwo tugusiga hano. Nuko nditegura, banjyana muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu,
bangejejeyo minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ndetse njyana mu Ruhengeri kunyerekana. Nuko nguko rero byagenze, nabanje gushidikanya kubona nawe urabyumva. Nigeze nibaza nese nta muntu n'umwe wa FPR wari warigeze ngeraho ngo tube twaganira amatwara ya FPR byimbitse. Nicyo cyatumaga nshidikanya. Haro warumbaje ngo mbikesha iki, ndavuga ntibikesha Imana. Wenda abantu bamwe ntibumvise icyo nashaka kuvuga, ariko Imana niyo iguha kubaho ikaguha ubuzima. Iyo umaze kuba ufite ubuzima rero, nawe ufata ingamba uko uzaba mu bantu, uko uzabana nabo. Mbere na mbere ntani ibanga ryanjye rya mbere ryari ugukunda umurimo nahawe, nkawitaho, nkawuha agaciro, kandi nkagerageza kuwukora neza ngo ntazirukanwa. Nturirukanwa na rimwe. Nta nubwo nigeze nandikirwa urwandiko na rimwe rw'uko nkora nabi. Nta n'urwo kukwihanangiriza. Nta n'urwandiko mu buzima bwanjye nigeze rwo kunyihanangiriza. Muri iyi myaka 50 ningahe maze nkorera igihugu, sinigeze nihanangirizwa ko nakora neza. Mbere na mbere icyo nishimira kandi gashimira Imana yo yampaye ingabire yo gukunda abaturage bose ntavanguye no kubaha agaciro. Ni nacyo cyatumye nijandika muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, kuko abantu bose nabo nabafataga kimwe, nkumva mbakunze kimwe. Ni nacyo cyamfashije kugira abavandimwe bacu bahigwaga, bamwe muri bo bashoboye kumpungiraho, nashoboye kubakiza. Ubu nakirije benshi kandi bamwe baracyariho. Abantu benshi ntibabizi. Nagiye mpungana nabo aho babahagarika nkava mu modoka, akaba ari njyewe usobanura ibyabo. Icyo kintu rero, kuba nta muntu wanguye mu maboko cyangwa wanguye mu maso cyangwa uwo nashoboraga gukiza wabaga washoboye kungeraho, nta n'umwe wabavuyemo. Nkabishimira rero Imana yampaye umuco wo gukunda abantu no kubaha agaciro no kububaha. Icya kabiri nkanashimira nuko na mbere ya jenoside ntagiye muri politiki ivangura cyangwa ihamagara abaturage, kandi nari mfite ijambo, nari mfite kujya gukoresha hirya inama no hino ngo mbwira abaturage muvangura amoko, mwanga abatutsi. Sinigeze mbikora ibyo. Icyo kiranshimisha. Ikindi kinshimisha nuko muri 73 ku butegetsi bwa Kayibanda, igihe birukanaga abanyeshuri mu mashuri yisumbuye, ngiye harabona nagiye mbasha gusubizamo. Igihe batotezaga abatutsi icyo gihe muri 73 harabona afashije. Hari n'abaturage nagiye mpanira ko bagiye gusenyera no gusahura bagenzi babo b'abatutsi muri 73. Ngaruke muri iyi leta rero, ikinshimisha nuko
leta y'ubumwe bw'abanyarwanda na FPR inkotanyi bangira icyizere bakanshinga prefecture Ruhengeri yarimo abacengezi fatanya n'inzego zose kurwana n'abacengezi kubwa amahirwe nuko twanabarushaga abaturage tukanabarusha no kumenya icyo turwanira dutsinda abacengezi gutsinda intambara y'abacengezi biranshimisha cyane mu by'ukuri u Rwanda niyo mizero y'igihugu iyo anako urubyiruko nirwo mizero y'igihugu iyo rurezwe neza iyo rurezwe mu muco w'indangagaciro rukamenya mbere na mbere kubaha umukuru n'umuto rukamenya kubaha ababyeyi urubyiruko rwinshi dufite nirucyubaha wenda ndakabije wenda ngo rwinshi wenda rumwe mu rubyiruko nirucyubaha ababyeyi kandi kwa kundi utubaha ababyeyi ntabwo uzubaha abaturanyi nutubaha abaturanyi nuzubaha abaturage nutubaha abaturage uzaba utaye agaciro bizaba birangiye bihera kubaha ababyeyi ukubaha abaturanyi kubaha abaturage ukamenya gukora kandi ugakora umurimo unoze ukawiga ukawumenya ntibibe kurangiza ntibibe iby'umurato ukiga ukavuga uti icyo nize ndakimenye icyo nkora ndagikora nagiye nguha urugero rw'ibintu njyewe ubwanjye nagiye nkora ngashyiramo inyongeragaciro kugira ngo ntirukanwe kugira ngo kandi no uretse no kwirukanwa nabo ukorera bakagushima uzi gukorera abantu bakavuga bati byira muntu yadukoreye ni byiza turabishima urubyiruko rero rugomba gukorana umuco w'indangagaciro rukanga ikibi rugakunda icyiza rukajya rureba abantu bakuru bakabwira mbese ikibi ni ikihe bakabibabwira icyiza ni ikihe bakababwira noneho urubyiruko dufite rukagira umuco wo kunyurwa kunyurwa ni ukuvuga ngo niba baguhaye umurimo wigira umururumba ngo ukenere umushahara wundi udafite tungwa n'uwo ufite ukore uko ushoboye mu mirimo ukora ushyiremo inyongeragaciro wenda uzabona urundi rwego ariko utagiye gusahura ibyo bakuragije cyangwa se utagiye gusahura mu baturage birinde gukira vuba urugero nkanjye uzambona mu modoka nziza urangije kaminuza aka kanya nubwo waba urangije PhD ukavuga ukareba n'inzu ntuyemo ukavuga ngo ngo abandi bafite amamodoka ngo abandi bafite amazu nanjye ndashaka kuyagira ariko se wabanje ugatekereza Rucagu ufite iriya modoka amaze imyaka ingahe akora Rucagu ufite iriya nzu amaze imyaka ingahe akora imodoka mbonye mu myaka ingana kuriya nkorera igihugu niyo ushaka we kubona umunsi umwe mu mwaka umwe mu myaka ibiri iriya nzu nubatse mu myaka urashaka kubaka mu mwaka umwe
aho rero niho umuntu wacu na PhD na masters na lisansi agiye gucupira, kuko azashaka kugera ku byo nagezeho, agashaka kubigeraho mu kanya gato, bamwirukane bamufunge, ubuzima bwe burahagaze. ariko uzitonda akanyurwa n'ibyo afite, akakora umurimo neza, akajya ashyiramo inyongera agaciro, bazagenda bamwongerera bamushyira mu zindi nzego kugeza igihe azagera ku byo ngeze kandi adafunzwe kandi afite icyizere. Urubyiruko rero narwo rugomba kuvuga ruti dufite leta itwitayeho ishaka kuduha uburere kugira ngo ari twe tuzasigarana iki gihugu, ariko tugisigarane dufite agaciro, nacyo tugiheshe agaciro.